Kongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana tugira icyizere akabaduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo tugirire neza kumva uweze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, igiye kutugira neza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya 13 tariki 6 Nyakanga 2023. Isomo rya mu gitabo cy'intangiriro umutwe wa 22 umurongo wa mbere kugeza kwa 13, uwa 15 kugeza kwa 19. Muri iyo minsi Imana igerageza Aburahamu, iramubwira iti, Aburahamu. Arayisubiza ati, ndi hano. Imana iti, fata umwana wawe, umwana w'ikinege ukunda, Izaki, ujye mu karere ka Moriya, nuhagera uzamutambeho igitambo gitwikwa ku musozi nzakwereka. Aburahamu arazinduka yasa inkwi z'igitambo gitwikwa, ategura indogobe ye, nuko aragenda hamwe n'abagaragu be bari na Izaki umwana w'umuhungu, berekeza mu karere Imana yari yaramubwiye. Ku munsi wa gatatu Aburahamu yubura amaso, aho hantu habonera kure, maze abwira abagaragu be ati, nimugume hano n'iyi ndogobe, njyewe n'umwana turabanza tugende tujye gusenga, hanyuma turahindukira tubasange. Aburahamu yenda inkwi z'igitambo gitwikwa, azikorera umuhungu we Izaki, ajyana urugero rurimo amakara yaka n'icyuma. Nuko bombi barajyanirana. Izaki abwira se Aburahamu ati, dawe. Undi ati, ni ibiki mwana wanjye? Izaki ati, ko mbona umuriro n'inkwi, intama yo gutamba iri hehe? Aburahamu aramusubiza ati, Imana iri burebe aho yibonera intama yo gutamba mwana wanjye. Nuko bombi barakomeza barajyanirana. Bageze aho Imana yari yamweretse, Aburahamu ahubaka urutambiro arugerekaho inkwi, abaha umwana we Izaki, amushyira kuri urwo rutambiro hejuru y'inkwi. Nuko Aburahamu abangura ukuboko, afata icyuma ngo atambe umwana we. Ubwo marayika w'Uhoraho amuhamagarira mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Undi ati, ndi hano. Marayika w'Uhoraho ati, ntukoze ukuboko kuri uwo mwana, ntugire icyo umutwara, kuko ubu ngubu umenye ko wubaha Imana, ukaba utanyima umwana wawe w'ikinege. Aburahamu ngo yubura amaso, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo yari yafatiwe mu gihuru. Aburahamu aragenda arayifata, ayituraho igitambo gitwikwa mu kigwi cy'umwana we. Marayika w'Uhoraho ahamagarira Aburahamu mu ijuru bwa kabiri, aramubwira ati, ndahiye mu izina ryanjye uwo n'Uhoraho bivuze, ubwo wangejeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, nzaguha umugisha. Abazagukomokaho nzabaha kororoka nk'inyenyeri zo mu kirere n'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja, maze bazigarurira amarembo y'abanzi babo. Kandi urubyaro rwawe ni rw'amahanga yose y'isi azifurizanyamo umugisha, kuko wumvise ijambo ryanjye. Aburahamu arahindukira asanga abagaragu be, nuko barahaguruka basubira i Berisheba, arahatura. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 116. Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Icyo nkundira Uhoraho nuko yumva ijwi ryanjye iyo mutakambiye, maze akunama akantega amatwi. Mu buzima bwanjye bwose sinzareka kumwiyambaza. Ingoyi z'urupfu zari zamboshye, ishavu n'agahinda byari byanyishe, maze niyambaza izina ry'Uhoraho nti, Uhoraho kiza amagara yanjye. Uhoraho ni umunyampuhwe n'intarenganya, koko Imana yacu ni nyir'imbabazi. Uhoraho aragira ab'intamenyekana. Nari umunyantege nke maze arantabara. Uhoraho yangiriye neza cyane, yakuye amagara yanjye mu nzara z'urupfu, amaso yanjye ayarinda amarira, n'ibirenge byanjye abirinda gutsitara. Nzakomeza gutunganira Uhoraho ku isi y'abazima. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Muri icyo gihe Yesu amaze kujya mu bwato, arambuka ajya mu mujyi we wa Kafanawumu. Nuko amuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Yesu abonye ukwemera kwabo, abwira ikirema ati, izere mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Bamwe mu bigisha amategeko baribwiraga bati, uyu muntu aratuka Imana. Ariko Yesu amenya ibyo batekereza, arababwira ati, igituma mutekereza ibidatunganye ni iki? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabikijijwe, cyangwa kuvuga ngo haguruka ugende? None rero kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha munsi, abwira ikirema ati, haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Arahaguruka arataha. Rubanda babibonye barakangarana, nuko basingiza Imana yahaye abantu ububasha bungana butyo. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Yesu ati, igituma mutekereza ibidatunganye ni iki?
bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Wasanga nanjye nawe turi mu batekereza bidatunganye. Iri jambo rero ry'umukiro ni wowe nyagasana ribwiye, ni njye waribwiye, bityo ndebe n'ibitekerezo byanjye koko bidakocamye, bitarimo amafuti, niba bihuje n'uko Imana ishaka. Wasanga ndi mu barwanya Imana, ari mu bikorwa ndetse no mu magambo, kubera ibitekerezo byanjye bidakwiye. Amasomo kizi byacu duteguriye uyu munsi aradufasha kubona umukiro, ariko wamara gukira ugakizana bagenzi bawe. Ubwo tujye kuzirikana ku ngingo igira iti igituma udakira ni ikihe? Iyo bavuze gukira hari igihe twiyumvira amafaranga, kugira ibintu bya mirenge, gutunga ibintu n'akantu, gutunga amafaranga ipusi itashobora gusimbuka n'ibindi byinshi cyane, akenshi tukabihereza mu mafaranga. Nyamara amasomo araduhishura ko gukira atari gusa gutunga ibya mirenge hano ku isi, ahubwo gukira ni ugukira umuntu wese kuri roho ndetse no ku mubiri. Muvyeyi, wasanga uyu usaba Imana uti nyagasani nkizi ndwara, ariko ukajya wibagirwa indwara ikomeye cyane, indwara y'icyaha. Burya ushoboye gukira icyaha, na nibwo burya unabona n'umugisha, wabona umugisha koko ukaguhereza na bya bintu. Kwa kundi kwifita abantu baguhereza n'ibintu. Burya kwa kundi nanone ushobora kuba ufite ibintu gusa, ariko niba nta bantu ufite, ubuntu bw'Imana uzabukura hehe? Uko wakira, gukira ku mubiri ndetse no kuri roho, turaza kubona ko hari ikintu kimwe usabwa kwigomwa kugira ngo ukire. Nta kindi, ni ukwitamba, gutanga igitambo. Igitambo gitanga umukiro. Nicyo tugiye kureba rero. Nawe uze gusohoka ngaha warebye uburyo wakwitanga, warebye uburyo ushobora kwitambamo. Dusanzwe tumenyereye ko kera mu isezerano rya kera hari ibitambo bisesa amaraso, bimena amaraso, ariko Yesu yaratubohoye, Yesu yatugiriye neza. We yitanzeho igitambo kimwe gusa, rimwe rizima, nuko rero turongera inema, akuraho bya bitambo bya kera byo kwitanga umena amaraso. Uyu munsi rero turaza kuzirikana ko kwitamba, sacrifice, gutanga igitambo, ntabwo ari gusa kumena amaraso y'umutuku, ahubwo haba n'amaraso y'icyatsi, le martyre vert. Niyo mpamvu natwe rero tujye kureba buri munsi udukorwa dukora. Ese habamo kwitanga? Ese habamo kwitamba? Ese nshobora gukira kandi ngakiza abandi bitewe no kwigomwa? Uko nakwigomwa kugira ngo undi akire, kugira ngo nanjye nkire, nibyo tuza gusoza tubona. Maze nawe uze kuvanga avuga utari ku bundi nari nitanga ku rwego rw'uko arongeye gukiza, nari nafata ku igaburo ryanjye rya buri munsi nkanusuraho kugira ngo ngire undi fasha, nari nafata amafaranga yanjye kuri konte nkabikuza kugira ngo ngire umukene ndamiza n'umwe, ngire umukene ndengera, uwari ugiye gupfa n'inzara, w'inzara yagiye kwica nkaba namugoboka nanjye byibuze umunsi umwe. Uko wakwitanga ukitangira abandi, uko wakira kandi ugakiza abandi. Ndaza kuguha rero ikintu ugomba kwigomwa kimwe gusa, bityo ibindi bikaziraho koko, bigatuma ujya witanga buri munsi kandi bigakunda. Icyo wakwigomwa ngo ukire kandi ukize abandi. Turaza kumva muri aya masomo arafatanye kandi ko kugarganisha hamwe. Mu gihe mu isezerano rya kera, by'umwihariko igitambo cya Izaki, Aburahamu yatambye umwana we, biratwerekeza ukuntu Imana itamba umwana wayo, umwana w'ikinege Yesu Kristo uducungura. Akaya mvuga igira iti niba ukunda umuntu, ikizarekana ko ukunda umuntu ntabwo ari uko bivuga ku karimi gusa, ahubwo ni igikorwa uzakora. Gukunda bingana gutanga. Niba mu Kristo muvani muririmba ngo ndakunda, ndagukunda we, ndagukunda mubyeyi, ariko niba nta kintu ukora iki gifatika, kandi kuko turi abantu, ufite umubiri ariko ufite na roho, umuntu agizwe n'umubiri na roho, biradusaba rero kwitanga. Bya bindi Yesu abwira Nikodemu muri Yohani 3:16. Imana yagize ite? Imana yakunze abantu kugeza n'ubwo igize ite? Itanze umwana wayo w'ikinege ngo agira ate? Acungura abantu. Ngo kuko nyagasani uyu munsi arifuza ko uva mu magambo. Nari ngiye kuvuga abana b'iki gihe basigaye bavuga ngo uve mu mandazi, ubundi ko kugira ute? Nawe iki ni igihe rwose cyo kugira ngo unusure ku igaburo ryawe, unusure ku byari bigutunze. Ariko turaza kureba muri amasomo ikintu ushobora gukora ukakigomwa, bityo ko kugakira kandi ugakiza n'abandi. Mu isomo rya mbere turumva igitambo cya Izaki. Aburahamu agafata umwana we w'ikinege, wa mwana koko yabyariye no mu zabukuru, Izaki. Imana ikamubwira iti genda umutambe. Imana ngo yari igamije kugira ngo koko inamusuzume, irebe ukwemera ko. Ça c'est l'épreuve, ikigeragezo. Ikigeragezo buriya ntabwo kiza gusa ngo kije kutugira nabi, ahubwo nuko usuzuma, nuko kugira ngo Imana narebe n'ukwemera kwacu,
niba koko ushobora kwihanganira ikigeragezo bishatse kuvuga ngo amagorwa wayihangane kuko ubuzima bw'umukristo ari ibibazo hano ku isi ariko harimo n'ibisubizo by'Imana kandi umukristo umuvandimwe Imana ntabwo itunyuza mu bibazo gusa ahubwo itunyuza no mu bisubizo ngiki gitambo koko Imana ikaza kugobora intama Aburahamu akaba ari yatamba Imana igatanga ukwemera kwa Aburahamu ntabwo nyine umwana w'ikinege umwana umwe ruko ufite koko ukwemera kwawe ndakubonye bakristo bavandimwe Imana yaduhaye ibintu byinshi cyane yaduhaye byose reka tuvuge byose duha n'ubuzima ariko si Imana igiye kugusaba aho nawe ntuhina akaboko nkaho mwana nyina ajya kugurira indazi yamara kuyimugeza imbere nuko nyina akongera gumusaba ati mpereza umwana agakunja amaboko ntiyongere kumuhereza wasanga natwe ntacyo tujya duha Imana kandi erega guha Imana ntabwo ari kivejuru ntabwo ikorera mu kirere ikorera mu bantu buryo uhaye umuvandimwe aho umuturanyi ugaho umukene ukaguriza umukene ukarihira umukene ubwishingizi ugafasha abatishoboye ukita ku mfubyi ukarihira abanyeshuri ugafasha abandi batishoboye ugasura abarwayi ugasura imfungwa uwo ni Imana uri guha umwana wawe uba uri gutamba nawe ntabwo twebwe tumeze nka Aburahamu wari ufite umwana ariko uwo mwana umwe bishatse kuvuga uko winusuraho mu buzima bwa buri munsi ubundi ukitanga ibyo ngibyo koko biganisha none ku gitambo cya Yesu Kristo witanze atiziganya akitamba rimwe rizima ku musaraba Yesu Kristo ntabwo yatinye amacumu ntiyatinye ibibano ntiyatinye amacandwe ariko yaragiye aritanga kugira ngo tubeho ngo Yesu Kristo wababaye kugira ngo tugire dute tubabarirwe kuko nta muntu ushobora gukomera atarabanje gukomereka ngo Yesu Kristo koko turi kurata muri ivanjiri uyu munsi we bakubita ibitutsi abafariza n'abigisha amategeko ari gukiza abantu ariko ntahwema no guhura n'ibitutsi ibitotezo abamurwanya nyamara Yesu Kristo umugambi we nta nubwo kuka n'ubundi arakomeza n'ubundi agakiza ndetse karusho aratwereka uyu munsi gukiza ku mubiri ndetse no kuri roho ngo nuko amuzana ikirema kijyamye mu ngobyi ngo Yesu abonye ukwemera kwabo ngo abwira ikirema ati izere mwana wanjye ibyaha byawe urabikijijwe amen 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 buriya Yesu Kristo yambonye ndyamye arambwira ati izere uri mu bibazo uri mu burwayi uri guhangayika izere mwana wanjye nawe Yesu Kristo arakubwira uti izere mwana wanjye ufite uburwayi bwanze gukira izere mwana wanjye ufite uburwayi bwabuze muganga izere mwana wanjye ufite ibibazo byaburi bisubizo izere mwana wanjye iby'Imana bya kujya gucyo ukabona birikoze nta nubwo ari ngombwa ko duhata cyane kuko Imana ibituzi n'ubundi cy'ingenzi no kwiyereka Imana ahasigaye Imana ikubwira ati izere mwana wanjye uko kwemera rero tugaragaza iyo ntambwe byibuze nubwo yaba ari nto dutera mu kwemera tukagaragaza ko dufite ububabye ku Mana burya aho ni Imana ihera ufite iki ngombereho Nyagasana agahera kuri utwo uko waje mu ngoro uko wazanye abandi mu ngoro uko akanagiye mu kiliziya uko agiye gusenga Yesu nabwo ababireba akavuga ati izere mwana wanjye muvyeyi ujye utambuka mu kiliziya ukexpose ukabwira Yesu ibibazo ufite ibibazo mugenzi wawe ufite nguko rero biragusaba iki ikintu gikomeye cyane kwigomwa hari ikintu gikomeye ushobora kwigomwa ubundi ibindi byose koko bikaza gisukiranya bya bindi bavuga ngo ntago ushobora gukira utarakiranuka ntago ushobora kubabarira utarababara kandi kubabarira no kwitanga car aimer égale pardonner et pardonner égale donner kwitanga rero ni ugufata ko byari bigutunze reka tuvuge ubuzima bwawe bwose ukabutanga witangira abandi Yesu Kristo nibyo tumwumvana uyu munsi akiza agakiza kuri roho ndetse no ku mubiri abantu benshi dukunze kwishakira ubukire bwa mirenge bikaza kurangira turi gukusanya ibintu ariko nta bantu turi kwitaho abandi bararwaye abandi bararembye ariko uri kurya ukagwa ivutu ugasindukira gusinda ariko ntuze kwibuka ngo ubuse koko niba njyangwa amacupa 3 basireka mfate rimwe ndihereze nuriya wundi ndivunjemo ifunguro ry'umunsi ndihereze uriya nawe aryeho uyu munsi byibuze nawe koko yumve ku biryo ukuntu bihumura nawe yongera arye ku biryo muvyeyi urazi ko ari abantu koko umunsi urangira batararya nibirisho kurangira kubera iki babuze icyo barya ninze kuvuga ko mwe bari kubimena ntago nza kubivuga nta nugo nza kuvuga uburyo koko ushobora kuza gutwaye mu maboko kubera ko wasomye kuri 5 kaza kurara wandika 8 no kwandika 8 kurira mwabyeyi mu gihe abandi bari kwifuza ngo icyambi ifunguro icyambi gaburo ry'umunsi umwe byibuze nanjye nkongera nkabaho nkagira ubuzima uko mfaze mwisha amategeko baba bari kurwanya Yesu kandi Yesu ari mu kazi kose Yesu ari gukiza nibwo Yesu Kristo azakubwira ati akaza agakoresha umuntu wakure cyane wajya kuvuga abwira ati
haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Amen, amen. Kubera Yesu Kristo, nguko mu Kristo muvandimwe, Imana ikorera mu bantu. Uzagira utya ubona umuturanyi arakugobotse, ubona umukorana arakugobotse, ubona utaruzi utakeka ko yanakugoboka, ubona ni ukugobotse, ni ugutabaye. Kubera iki? Imana yamukoreyemo, Imana yamutumye. Imana ifite intumwa zayo, kimwe nuko ku rundi ruhande na shitani nayo ifite intumwa zayo zindi. Icy'ingenzi ni ukugororokera Imana, tukamenya ko Yesu Kristo adukiza, ariko iyo amaze kudukiza arakubwira ati genda nawe ugenze utyo, genda nawe ukiza abandi. Kuko iyo wabonye Imana wagombye kwereka abandi, iyo wabonye umukiro uturuka ku Mana wagombye kuhaha abandi. Hereza abandi, itange nawe kuko nawe hari abakwitangiye. Itangira abandi kuko nawe hari uwakwitangiye. Niba nawe urabona ukwitangira, basi emera Yesu Kristo ko yakwitangiye. Nturabyemera nabyo? Uyu mwanya tujye gukora umwitozo, turebe ikintu ushobora kwigomwa kugira ngo ukire kandi ukize abandi. Uwo mwitozo umubyeyi uwukorane ubushishozi, ufate ikaramu utangire wandike izikuruse, maze koko uze kureba njyewe niki nakwigomwa kugira ngo nkire kandi nkize abandi. Navugaga ku mubiri ndetse no kuri roho, kandi byakunda byashoboka. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umusirikare ukomeye cyane ufite za escort abamurinda bakomeye cyane, umva yarameze neza, ari umuntu ukomeye cyane afite amapeti n'amapeti. Uwo musirikare rero ngo akaba afite discipline, ngo kuri Noheli ngo yambaraga gisivile, kuraga umwenda wa gisirikare. Nuko rero akirira no kwari na escort yamuherekeza uwo munsi. Ubundi agafata ibintu yari afite byinshi cyane ngo agiye guha abantu kuri Noheli, agiye gufasha abakene. Kubera ko nayo yavutse kuri Noheli ngo yitwaga Noheli uwo musirikare. Ubwo rero Noheli agafata ibintu afite, ibintu byinshi cyane, ubundi ko akagira ate akajya gufasha mu giturage y'abantu bakennye. Umwambaro koko w'urugamba akawukuramo, nuko agafata ikaruvati n'ikositime n'urukweto rwiza akambara, akajya gusangira n'abantu bakennye, akajya gusangira n'abakene kuri Noheli, akajya guha abandi Noheli kuko nawe ngo yitwa Noheli, azirikana ibyiza Imana yamukoreye nuko amuhaye ubuzima kuri Noheli. Nuko rero ngo abantu bo muri icyo gihe cyakora ngo bakomeje kumugirira ishyari, ariko ntibyamubuje kujya agenda. Nuko rero umunsi umwe wa musirikare Noheli aragenda afata ibiribwa byinshi cyane, ibintu bya mirenge ajya gufasha. Nuko rero ngo ari mu nzira yagiye gufasha, ngo aza gufasha abantu bose, arangije ibintu biramushirana birarangira. Nuko ari mu nzira ataha, aza guhura n'umukene nyakujya, wa wundi udafite epfo na ruguru, wa wundi nda yafatanye n'umugongo kubera gutarya. Nuko arebye mu mufuka abona nta kintu asigaranye, arebye mu bubiko bw'abona nta kintu asigaranye. Nuko aragenda ngo afata ikositimu yari yambaye ayikuramo, amaze kuyikuramo arayigurisha. Arangije kuyigurisha afata n'inkweto yari yambaye arazigurisha. Ubundi kivuyemo koko agihereza umukene, asigaye agenda n'amaguru. Banza yarambaga t-shirt abari ko asigarana gusa, ubundi aragenda agenda n'amaguru mu muhanda. Umva nawe umusirikare umunyacyubahiro ukomeye cyane ugira kugenda n'amaguru. Nuko ngo ageze imbere nanone urumva ibintu byose yamushizeho, arangije kugurisha utwo yari afite n'ubundi ahereza abakene. Ageze imbere ahura n'umukecuru ngo uvuye kuvoma utwaje ijerekani yamunaniye. Wa musirikare abuze neza ikintu noneho yamuha kuko nyine yarasigariye aho ngaho. Nuko afata ijerekani arayikorera ku mutwe, aherekeza umukecuru muri kakaruri kiwe, muri kakaruri cyo kugira ngo amugereze mu rugo. Nuko rero cyara kabaye ngo yari afite aba contre 6 babandi koko bamuhigaga, abandi bakomeye cyane, niba ari bene wabo ntumbaze, baza ko kumuhigira ko bagiye kumwica kuri Noheli. Nuko bamaze gupanga uwo mugambi, bohereza intumwa ngo zijye kumufata, ubundi nizimugeraho zihite zimurangiza. Nuko baramukurikira, bari babaha ibimenyetso by'imyenda yagiye yambaye, kunda yambaye ikosime n'inkweto byose barabishushanyiriza kugira ngo bajye kujya gute bamufate, ubundi bahita bamwica ibyo birangira. Nuko rero babagaragu batumye ngo bageze mu nzira, umuntu wari wambaye ikosime bakajya bamushaka bakamubura, bariyeri zose bakamushaka bakamubura. Ubwo babonye nyine atambukanye na wa mukecuru yikoreye yajerekani ari kugenza amaguru, ntibamenya ko ari Noheli, ntibamenya ko ari wa musirikare ukomeye. Nuko rero byaje kurangira basubiriye aho ngaho bavuze bati twamubuze. Nyamara Noheli ari kubatambukaho atwaye yajerekani y'amazi agiye kuri wa mukecuru, guru yambaye amarenge kandi koko afite agatisheti koko, naho baracyari kumurebera muri costume kugira ngo bamwica bamurangize. Ngo Noheli yaje kurokoka, arokoka uwo munsi, yaje kuranya n'umunsi ahise yigenda mu mahanga, na n'ubu arakomeye ameze neza kubera Imana. Abakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ngo uko bazaza kugushaka bagakomeza gushakira mu byubahiro, mu myenda ikomeye cyane, ikositime
inkweto zikaze cyane aribyo bimenyetso ngo bikuranga, ariko bikaza kurangira koko Imana yakwambitse, naringiye kuvuga amarenge, ukambara amarenge akaba ibyo bigukiza. Ngiki ushobora kwigomwa mu Kristo we kugira ngo ukire kandi ukize abandi, no kwigomwa icyubahiro, no kunusura ku cyubahiro cyawe. Umuntu wese ashobora kunusura ku cyubahiro agera heza, amererwa neza. Abari Noheri nyine, ngabo ba Noheri tuzirikana ubuzima Imana yaduhaye, natwe tukajya gufasha abandi, tukanusura ku byo dufite tukajya gufasha abandi. Ngakuramo amapeti yanjye yose indirimbo nkashyira hariya kugira ngo ngira abandi ndamira, ngira abakene ngira neza, nkagurisha utuntu mfite kugira ngo ndamize abandi. Nguko Yezu Kristo wagiye se ngo hari wamurushaga amapeti. Yezu Kristo Imana, tujye tureba urugero ku Mana. Imana ikemera ikarindimura icyubahiro cy'Imana, ihigira umuntu warusha Imana utese agaciro. Ng'abasirikare, abapolisi n'abandi bose tuba dufite ngo amapeti menshi cyane, twambaye koko imyambaro y'akazi n'ibindi byose bituranga, ariko tukaza kwibagirwa ako kantu cy'icyubahiro. Bakadukomera amasaruti, bagatuvugiriza impundu nyinshi cyane, amashyi menshi cyane, ingoma zacu zikaganza. Ariko uzirikana ngo ingoma Kristo iri kuganza, uri kureka Yezu Kristo agatambuka, ko Yezu Kristo azatambuka mu baciye bugufi, mu banyantege nke, ariho akorera. Uragira ngo bizagende bitoza gukoreramo ryari, waza gukoresha ryari? Mw'abakristo mwe, icyo kintu kimwe wakwigomwa kugira ngo ugere ku bintu byinshi, nta kindi n'icyubahiro, kunusura ku cyubahiro cyawe kugira ngo ujye hasi ufasha abandi. Ngeri rya tegeko rya magirane rigira riti, umuremure amanurira umugufi, umugufi agatorera umuremure. Nguko magirirane mu bantu ba Kristo bavandimwe. Natwe rero tubaho mu buzima budusaba gufashwa. Uwakwiyemera ngo ntakeneye ubufasha, waba nyine utari umuntu, waba uri ikizejuru. Imana ikorera mu bantu, Imana ikoresha abantu, kimwe nuko na Sekibi no kurundi ruhande bari gukoresha abandi. Ngizo za mpaka z'abafarisayo n'abisha amategeko batangazwa n'ukuntu Yesu akijije uwo muntu. Amukijije ate koko? Nta wundi nyine wakiza umuntu usibye Imana yonyine. Mu Kristo muvandimwe, uremera ko Imana ari yonyine yagukiza? Abantu burya ntago banagukiza, usibye ko Imana ibakoresha, ariko turi ibikoresho by'Imana. Imana yankoresheje wakira, Imana yagukoresheje nanjye nakira, kuko nyine Imana ni ikiza yonyine, ni ishobora gukiza abantu ku mubiri ndetse no kuri roho. Yezu Kristo ni ukiza ibyaha by'abantu. Ngiye iki gitambo wa mu Kristo we, wowe nanjye tugomba gutamba, ni ukunusura ku buzima bwacu, nkanusura ku gihe cyanjye, nkanusura ku igaburo ryanjye, nkanusura ku byari bintunze. Kunusura uko kugenda tunusura nibyo bituma n'abandi koko babaho. Iyo mfashe akanusu, nuriya agafata akanusu, tugashyiramo kavuka ari ikizima. Icyo kizima rero kikaba kizima, ubuzima bukarushaho kuba buzima, tugaha undi ubuzima, kuremera undi ubuzima. Kristo muvandimwe, uze gukora umwitozo, ureba abantu maze kuremera ubuzima, ureba abantu nawe ukiza. Wasanga ko urya ukaryama ukamererwa neza, ariko kibagirwa ko ushobora nawe gutanga, ushobora nawe kwitamba kugira ngo koko abandi batambuke, abandi batambagire. Yesu atambagire iwawe kubera kwitamba kwawe. Nguko uyu munsi uze kureba uburyo warindimura ku cyubahiro cyawe, kurindimuraho gato cyane ukajya munsi. Na Yezu Kristo yararindimuye kwikonoza mu ikuzo, birangira ko aje kuducungura. Igitambo cya Izaki, igitambo cya Yezu Kristo, Yezu Kristo ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu. Nawe koko nanjye adufashe kwirindimuramo icyo cyubahiro kidutera gukora nabi, kidutera kujya mu mafuti, kidutera kujya mu ngeso mbi, kidutera kumucumuraho, kidutera gukora ibyaha. Maze koko twongera duca bugufi, dusabe natwe imbabazi. Nyagasani twaraguhemukiye, hari ibyo twirengagije, bagenzi bacu twirengagije, hari bagenzi bacu kuko dutatabaye, hari bagenzi bacu twagiye dutaba. Nkamera nk'umugisha amategeko n'umufarisayi, ngataba mugenzi wanjye ho kumutabara. Uyu munsi nanjye nje imbere ya Yezu mwiza, kugira ngo koko imbaraga zawe z'urukundo zongere koko zinshyigikire, maze koko ngukunde kandi nkunde n'abandi, kuko nk'uko nkunda Yezu mwiza, wowe wagategeka iteka ryose. Kwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.